Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu, aho tuganirira ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo kamere bwo kuboneza urubyaro umubyeyi cyangwa se umugore yakoresha akirinda gusama atabishaka cyangwa se akaringaniza urubyaro. Ubundi uburyo kamere ni uburyo umuryango ukoresha uboneza urubyaro, ariko nta miti yakoresheje cyangwa se nta misemburo yakoresheje cyangwa se nta bindi bintu yakoresheje, uretse uburyo bwa kamere butagira imisemburo, butagira ikintu gishyirwa mu mubiri, butagira ingaruka ushobora gukoresha mu gihe wumva ubishaka. Mbere y'uko uhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa kamere, ugomba kubanza kumenya iminsi yawe y'ukwezi ni ingahe. Ese irahindagurika? Ese ntihindagurika? Ugomba nibura kwandika ahantu nibura amezi 6 nk'uko twabivuze mu biganiro byabanje, ukandika amezi 6 ugashyiraho, ukagenda ureba imihango, umunsi waboneye imihango, ukundi kwezi gukurikiyeho undi munsi wundi waboneyeho imihango, ukareba hagati iminsi irimo ukayandika, ukareba ese ukwezi kwanjye kugira iminsi ingana iki cyangwa se ingahe, ese kurahindagurika cyane guhindagurika. Iyo usanze kudahindagurika rwose wemerewe gukoresha uburyo bwa kamere bwo kuboneza urubyaro iyo iminsi yawe idahindagurika, icyo twita regular cycle. Iyo iminsi yawe ihindagurika ntabwo wemerewe gukoresha ubu buryo, kuko wazasanga warasamye kandi utari ubizi cyangwa se utabiteganyaga. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo gukumira ko intangangabo n'intangangore bihura. Ahangaha rwose nta kibazo no ku bantu batemera kuboneza urubyaro, ndumva cyangwa se bavuga ati kuboneza urubyaro ni ukwica umwana. Ahangaha intangangabo n'intangangore ntabwo biba byahuye, rero usanga byizewe. Byo agakingirizo haba ak'abagabo hakabaho n'ak'abagore, wahitamo ako wumva kakunogeye, ariko usanga cyane cyane ako dukunda kubona ari agakingirizo k'abagabo. Agakingirizo rero akenshi kagendana no gukoresha urunigi, ukabara cyangwa kalendari, byose bikagendana. Urunigi ni akantu nyine kameze nk'urunigi kagizwe n'amasaro. Ayo masaro hakabaho impeta ugenda wimura, wagenda wimura gake gake ukageza uhereye ku itariki ya mbere waboneyeho imihango, ukagenda hakabaho amasaro y'umweru avuga iminsi y'uburumbuke. Iminsi y'uburumbuke wayirenga ukajya ku masaro y'ikijuju, gusama biba byagabanya, ikigero cyo gusama kiba kiri hasi. Icyo ayo amasaro agufasha ni ukuvuga ngo iyo ugeze kuri ya masaro y'umweru aba ari mu gihe cy'uburumbuke, nyine mu minsi yo gusama. Hagakurikiraho rero amasaro y'ikijuju, hahandi nyine uba wemerewe gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kuko amahirwe yo gusama aba ari makeya. Iyo ugeze muri cya gihe cy'amasaro y'umweru nk'uko twabivuze, ushobora gukoresha agakingirizo cyangwa se protected sex, imibonano mpuzabitsina ikingiye, kuko nyine uba uri mu gihe cy'uburumbuke. Rero impamvu dukoresha kalendari, nanone urunigi ushobora kwibagirwa kwimura. Kalendari rero naho ugenda umenya umunsi ugezeho ukayikoresha, ukamenya umunsi ngeze aha, ejo ngeze ku runigi nzimura, na kalendari naho ugenda uvivure nko kuri iyo tariki kugira ngo bigende bihura. Iyo bidahuye ubwo hari ahantu uba waribeshye. Niyo mpamvu urunigi turigendanisha na kalendari kugira ngo tubyizere neza. Rero ikintu bisaba ni ukuba uri tayari, ubyitayeho, utibagirwa, kandi nyine ukimura ya meta ukayishyira ku isaro rya buri munsi. Cyane cyane nka kupure, umugabo n'umugore mwese mugomba kuba muri aweya cyangwa se mwemera yuko ubu buryo bwo kuboneza urubyaro ari bwo mugomba gukoresha, kugira ngo umwe ntiyibagirwa
amwibutsa ati si umunsi wimuye cyangwa wimuye impeta, ugasanga nyine kubera ko mwese muri awaya y'ubwo buryo bigenze neza ntabwo mwibagiwe. Ubundi buryo rero ushobora gukoresha bwa kamere ni uburyo bwo kwiyakana. Akenshi ubu ngubu nabwo ubushakashatsi bugaragaza ko butizewe. Ni uburyo umugabo iyo ari gukora imibonano mpuzabitsina yaba agiye kurangiza akasohorera hanze igitsina cy'umugore. Ubu buryo ubushakashatsi bwagaragaje ko umwe mu bagore 5 babukoresha baratwita. Umva ko rwose ntabwo bwizewe, ariko umugabo muri couple iyo yumva ari we azabishobora cyangwa se azabikora arabikora, ariko ntabwo bwizewe. Ubundi buryo ni uburyo bwo konsa, icyo twita exclusive breastfeeding. Konsa umwana ntacyo umuvangiye amezi 6. Usanga akenshi umubyeyi wonsa umwana nibura buri masaha 3 inshuro 8 na 12 ku munsi. Usanga atinda icyo twita gukurira umwana. Gukurira umwana ni ukubona imihango ya mbere nyuma yo kubyara. Warabyaye, imihango ya nyuma igatinda kugaruka kubera ko nyine uri konsa cyane, ukonsa neza. Nabwo ubu buryo nabwo bushoboka ku babyeyi birirwa mu rugo batajya mu kazi, kuko wagiye mu kazi ntabwo wakubahiriza uburyo bwo konsa ngo buri masaha 3 wonse kandi wonse umwana hage. Oya, wa mubyeyi wirirwana n'umwana mu rugo arabikora akabishobora, kandi iyo bikoze neza nibura byizewe amahirwe menshi niyo umwana ataratangira kurya ku mezi 6, kuko iyo atangiye kurya umwana atangira kugabanya konka cyane, ugasanga nyuma y'amezi 6 uratwise. Ariko tutirengagije ko hari n'ababikora umwaka ugashira, imyaka 2 igashira kandi bataratwita. Ubu buryo nabwo bwo konsa burizewe, ababyeyi barabukoresha bugakunda. Iyo umubyeyi abwitayeho akaba ari wa mubyeyi wonsa umwana we kandi akonka agahaga, kandi birashoboka cyane. Ubundi buryo ni ukumenya ibimenyetso by'uburumbuke. Twarabivuze mu biganiro byacu. Urabara, nanone ukoresha ya kalendari ngo twayivuze, none ukareba ukaba ufite nka termometre, ukareba bwa mbere ukavuga ati nsanganywe ubushyuhe bw'umubiri bwanjye buri kuri iki kigero. Mu gihe cy'uburumbuke hiyongeraho ibi 0 n'ibice bingahe, ubwo byiyongereyeho ni mu gihe cy'uburumbuke. Mu gihe cy'uburumbuke ubushyuhe bw'umubiri burazamuka. Ikindi ni ururenda ruza mu gitsina. Mu gihe cy'uburumbuke ruba ari umweru kandi rukweduka. Icyo gihe nabwo ushobora kuvuga ati ndi mu gihe cy'uburumbuke kubera urwo rurenda wabonye rumeze gutyo. Ikindi, umuntu uri mu burumbuke cyangwa mu minsi yo gusama yumva ashaka imibonano mpuzabitsina cyane. Icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kukwereka ko uri mu gihe cy'uburumbuke. Wakora n'iyo mibonano mpuzabitsina, ugakora imibonano mpuzabitsina ikingiye kuko waba ubizi ko uri mu gihe cy'uburumbuke. Ibyiza rero n'ibibi byo kuboneza urubyaro ukoresheje uburyo bwa kamere. Ibyiza ni uko byizewe 90%, 99%. Ikindi, nta kintu kiba cyagiye mu mubiri w'umugore cyangwa se imisemburo ngo kiramutera izindi mpinduka. Usanga umuntu wakoresheje uburyo bwa kamere bukamuhira nta kibazo bafite rwose cy'imisemburo ngo yavuye ngo umutwe uri kumurya ngo isereri. Oya, nta zindi ngaruka bigira, kandi ubu buryo ntibugurwa. Ni uburyo wikoreshereza butaguzwe, wabitekerejeho ukiyafatira umwanzuro ukabukoresha. Ikindi, bwongera urukundo hagati y'umwana n'umubyeyi. Urumva nka buriya bwo konsa, iyo umuntu yiyonyereza kandi bihagije byongera urukundo hagati y'umubyeyi n'umwana. Ibibi byabyo rero ni uko ushobora kubisamiramo. Ikigero cyo kubisamiraho kiri hejuru kubera aba ari ibintu bisaba tension, bisaba kubyitaho. Iyo utabyitayeho rero ushobora kubisabiramo, ariko nanone iyo ubyitayeho urabukoresha neza kandi nta ngaruka bigira. Murakoze. Niba ufite ikibazo nyandikira muri comment mbashe kugusobanurira burambuye. Niba kandi ufashijwe n'iki kiganiro wakora share n'abandi bikabageraho.
ugakora na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha bizakugereho. Mwakoze.